Hi guys. Naganiraga n'umuntu ku bijyanye no n'inzu. Ndamubwira nti inzu ya mbere wubaka yagombye kugufasha kuzubaka ya dream house. So your first few houses should help you build your dream house. Urugero namuhaye nagerageje kwashyira mu Manyarwanda, ni umuntu inshuti yanjye ufite inzu yaguze mu mahanga w'umwubatsi. We afite inzu hano ya miliyoni 120 yaratuyemo mbere, sibyo? Asanga nta kintu yinjiza usibye equity niyo yonyine yinjizaga, ariko ibindi ugasanga we nta kindi kintu yinjiza, donc equity niyo yari sawa. Aho kubijyanye na monthly revenue nta cyagendaga, hagize ikibazo kiba ntiyashoboraga kuba yagira gute yafata inzu ngo agurisha idirishya cyangwa ibati akemura ikibazo. Noneho yaragiye agura amazu 3, yagurishije iyi ngiyi inzu ye, urumva, arangije agura amazu 3 kuri miliyoni 30 on average, sibyo? Azikodesha on average ya 300 ku kwezi. Icyo yavanyemo ni iki, nuko buri kwezi iyi nayo izamuka muri equity. Aramutse agize ikibazo gikomeye nk'uko yigeze kurwaza umwana, ntabwo arwaje umwana, yohereje umwana kwiga mu Bwongereza ku bya doctora, agoresha inzu imwe, hanyuma of course afite miliyoni buri kwezi ya revenue, right, monthly. So in your opinion, is A better or B in terms of building wealth? Mu bijyanye no kubaka ubutunzi, ushaka kuba udakeneye ibintu byinshi, ariko ushaka kuzamura ubutunzi vuba, is A better cyangwa B? I look forward to hear from you. Let me know what you think.